Haleluya, haleluya, turabashuje mwese mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amazina ni NYANDWI Desire. Turabashuje mwese mu izina rya Yesu Kristo. Iminsi myinshi cyane twari dukumburanye, hashize igihe kirekire tutabagezaho iby'ubwami bw'Imana, tutabagezaho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ariko turagarutse rwose, turagarutse kugira ngo tujye tuganira ku ijambo ry'Imana, haba kuva mu mavideo, haba ku audio. Imana y'amahoro ikomeze kubaha umugisha no kubagirira neza. Nizo ko muri amahoro. Dushuje muri Afrika bose, abari i Burayi, abari muri Kenya, abari muri Amerika, abari mu Bubiligi, abari Canada, abo bose turabashuhuje mu izina rya Yesu. Burundi, Tanzania, hose turabashuhuje. Imana y'amahoro isumba byose mu ijuru ikomeze kubagirira neza no kubaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Tubifuriza Pentecote nziza kugira ngo imbaraga z'umwuka wera zikomeze kubana natwe twese mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Rero amazina yababwiye ni NYANDWI Desire, abansenya muri Pentecote mu Rwanda. Imana ikomeze kubaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo, ibagire neza. Mwihangane ko nabuze, maze igihe kirekire ndwaye, ariko Imana iracyandinze nubwo ntarakira neza, ariko Yesu aracyaturinze mu izina rya Yesu Kristo. Abagiye badusengera mu bihugu bitandukanye, Imana ibahe umugisha. Abagiye batuba hafi mu buryo butandukanye, Yesu abahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana yaturinze ibishimirwe. Tujya gusenga Imana, tuganire ku ijambo ry'Imana minota mikeya kugira ngo tujye dukomeza kubana natwe, kandi udukurikiye Imana igumuhisha mu izina rya Yesu. Dukomeza usharinga abantu bakurikirana ijambo ry'Imana, ukande sabone, ukande share, kugira ngo ubutumwa bugere kuri benshi bamenye ubwami bw'Imana, bamenye agaciro k'ijambo ry'Imana, bamenye ihumure ry'Imana ribagereho, kandi Imana izajya ikomeza kuguha umugisha mu izina rya Yesu. Tugiye gushima Imana yabarinze ikaturinda, hanyuma dusome ijambo ry'Imana. Mana Data, mu izina Yesu turagushimiye, tugushimiye Nyagasani wagize neza kuturinda, wakoze ibikomeye Nyagasani mu izina rya Yesu. Warinze isi muri rusange, uraturinda, uturinda turi babi, turi abanyabyaha. Mana tugarutse dushima izina ryawe, wakoze ibikomeye. Warinze mu bihugu bitandukanye Nyagasani, warinze abanyarwanda, urinda abari mu Burayi butandukanye mu izina rya Yesu. Wakoze ibikomeye mu izina rya Yesu Kristo. Warinze abamama, urinda ababyeyi, urinda abasore, urinda abakobwa. Wagize neza mu izina rya Yesu Kristo. Urinda abasore, urinda abana, urinda abasaza, urinda abakecuru. Turabigushimiye ibyo byose wakoze ibikomeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Rero tugarutse tugushima, tuvugimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo wangwe ku musaraba i Golgotha. Ngo bana natwe komeza kutugira neza, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Rero Imana y'amahoro ibaha umugisha, komeze kubagirira neza. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana minota mikeya mu izina rya Yesu. Turasoma igitabo cya Yohana ibice 15 umurongo wa 14. Haravuza mu inshuti zanjye n'imikoro ibyo mbategeka, si nk'ibitabagara kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbise inshuti kuko ibyo mwumvise kuri Data byose nabibamenyesheje. Si mwe mwantoranyije, ahubwo ni njye wabatoranyije, kandi mbashyiraho kugira ngo mugende mwere imbuto zanjye gumeho. Ku icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye kibahe. Ibyo mbibategekeye kugira ngo mukundane. Muvuge ngo amen. Rero Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Ijambo rivuga ngo kuharanira kuba inshuti na Yesu cyangwa guharanira kuba inshuti n'Imana. Rero uyu mugoroba ndakwifuriza kugira ngo ube inshuti na Kristo. Waba inshuti n'isi, isi ikagutererana. Waba inshuti n'abantu, ejo bakagusiga. Waba inshuti mbese n'ibidafite umubano mu isi, bikagutesha agaciro muri sosiyete. Ariko iyo umuntu abaye inshuti n'Imana, ni umugisha ukomeye ku bugingo no ku buzima. Imana imishimirwe. Kandi iyo umuntu abaye inshuti na Yesu, isi iramwanga ikamutesha agaciro. Kugira ngo uzabone ubushuti bw'Imana ko bumeze neza, nuko Imana izakwishimira, isi iguterana ikugaya. Ariko debe enefone mandoze kita Koruneri yabaye inshuti n'Imana, ngashimwa n'Imana. Imana imutumaho umugaragu wayo Petero. Ngakigerayo Petero kwa Koruneriyo, aravuga ngo ukora ibyo gukiranuka mu mahanga yose Imana iramwemera. Ese ubushuti bwawe n'Imana bugeze ku ruhe rugero? Ubushuti bwawe n'Imana ntibwagabanutse? Uko ruri kera ubana n'Imana ntabwo wacogoye. Wongera ugaruke, nanjye ngarukira Imana kugira ngo duhane ku bushuti na Kristo Yesu. Imana ibishimirwe.
uko Imana yakurwanira ibyo bigeragezo huye nabyo, ikakurwanira muri ubwo burwayi, ikakurwanira imiryango yagutaye, nta wundi waba inshuti yawe iteka ryose atari Yesu. Umuntu ajya inshuti yawe akagufata neza, akabwira neza, ariko ejo agahinduka akabikubwira nabi cyangwa akagusebya, kandi wowe wizeye ko ari inshuti yawe. Nabonye abantu bahemukira abandi bana inshuti, barabizeye barahemukira, niko muri byavuze ngo abiringiye abana b'abantu barahemukiye abandi bakoze isoni. Abo ni ukuba inshuti n'abantu. Ntabwo ndimo kuvuga ngo mwanga abantu cyangwa ngo twanga abantu, ahubwo ni urugero umuntu akunda Imana bitarukanye n'abantu. Urugero dukunda Imana rurenze urw'abantu. Haleluya. Kandi dosti enestaya mandoze kutaidefo, ikituma ubishuti n'Imana ni ikintu kimwe, no gukiranuka, nta handi pfundo riri, ni ukwirinda ibyaha. Haleluya. Tayine mandoze kuta, ni ukwirinda iby'abanyamahanga bakora bataramenya Yesu, kugira ngo ugirane ubushuti bw'Imana, ni ukwirinda ibibi n'igisa nacyo. Imana ishimwe mu izina rya Yesu Kristo. Nimukora ibyo mbategeka, Imana ishimwe. Ese ibyo Imana igutegeka warabyubahije cyangwa warabyirengagije? Ibaze nawe, ibaze nanjye nibaze. Turebe ubushuti bwacu n'Imana ko bucyuzuye, bwaba bwarajeho agatotsi. Ubushuti bw'Imana bumeze nk'amata atatokowe meza, ariko iyo amata amaze gutokorwa habonekamo ikibazo, ntabwo ugira peti. Iyo ubushuti bw'Imana iyo ari bwiza Satani akabonagamo akantu, habonekamo ikibazo mu maso ya Kristo. Rero njye nawe twisuzume yuko ubushuti bw'Imana bukimeze neza. Waba waragize inzika, waba waratonganye, waba waratakaje ibyiringiro, icyatuma umuntu atakaza ubushuti bw'Imana ni byinshi. Waba warihebye cyane watakaje ibyiringiro, ubushuti bw'Imana bukagabanuka, ariko Yesu arimo kuguhamagara, Yesu arimo kukubura nanjye amburira, kugira ngo ubushuti bw'Imana bwongere bube bwiza. Imana ibishimwe cyane. Yesu abwira intumwa ngo muri inshuti zanjye. Ijambo rivuga ngo muri inshuti zanjye, ariko ijambo ariko nuvuga ngo ni gasopo, ntimukagire ibyo mukora kugira ngo ubushuti bwanjye namwe butabonekamo ikibazo. Muri inshuti zanjye ariko nimukora ibyo mbategeka. Iyo umuntu aguhaye ariko aba aguhayemo ikintu, atansiyo. Ubushuti bwanjye ntibumenyerwa, ubushuti bwanjye ntibwandarikwa, ubushuti bwanjye ntibuvangwa n'ibindi bidafite umumaro. Yabahaye gasopo. Yesu abaha gasopo, aravuga ngo simwe mwantoranyije, ni njye batoranyije. Imana ihimbazwe. Aho uri hose ku isi jya umenya ko Imana yari yadutoranyije. Haleluya, haleluya. Lati enfo. Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Waba warihebye ngo wabuze urubyaro, waba warihebye ngo wabuze ibyo rukeneye, Imana Data twese mwiza, urukundo rwayo ruruta ibyo dushaka kuri yo, ruruta ibyo twitwa tuyaka, kuko urukundo rwayo ngo rusumba ukwezi, rugasumba inyenyeri, rukagera n'ikuzimu. Haleluya. Lati enestaya biniforema. Imana ishimwe cyane. Yaravuze ngo yatanze umwana wayo, izaduhana n'ibindi byose. Uwiteka bishimirwe mu izina rya Yesu. Rero aya masaha, iki gitondo uriho, uyu mugoroba, iri joro aho uri, bitewe n'igihugu urimo, wongere wizo n'Imana, ugirane ubushuti na Kristo Yesu. Layine kudefo. Abise barateshukaga bikahita ibahana ku banzi babo, bakongera kwigarukira ubushuti bwabo maze kuba bwiza, ikabagwanira ku banzi babo. Ese Imana irakurwanira uri inshuti nayo cyangwa uri inshuti n'isi na Satani uyoboye? Reka mabwire, ino si yobowe n'umwijima. Usomye mu Efeso 6:10 haravuga ngo abategeka isi y'umwijima mutware intwaro zose Imana, ngo ibisigaye byose mukomere mu mwami n'ubushobozi bwe bwinshi, ngo twirinde dobe enemando ze kutanga, ngo tugire imbaraga, twambare intwaro zose kugira ngo tubashe guhaga tudatsinzwe n'ubuganya bwa Satani. Uburiganya bwa Satani igihe cyose waba ushaka ubushuti bwawe na Yesu buve ku bugingo, wogira ngo ubushuti bwawe na Yesu bubonekemo ikibazo. Heneta yine mandozema. Urugo rwawe rwarakugeze mu bibazo bitoroshye, urugo rwawe rwaragucumuje muri byinshi, urugo rwawe rwaragucanze muri byinshi, ariko Yesu afite ubushuti bwawe buruta ibyo wahuye nabyo. Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Tayine mandoze kuta. Yesu yajyanye ubushuti na Lazaro. Imana ishimwe we.
yagiranye ubucuti na Lazaro. Lazaro ngo yararwaye nkuko nanjye nabwiye ko ndwaye n'ubu ntabwo ndakira, ariko ndashima aho Imana ingeze ikora. Lazaro yararwaye ariko agirana ubucuti na Yesu. Abantu baramukwema, abantu bamuvuga byinshi, baravuga ngo yaba inshuti yawe kuki warwaye, Yesu ari inshuti yawe. Iryo jambo tuzagarukaho ni rigari cyane, ariko arenda hapfa. Yesu inkuru imugeraho, baravuga ngo inshuti yawe Lazaro yarwaye. Haravuga ngo ntabwo yarwaye, ni muzima. Hari igihe abantu babona ko dupfuye muri Yesu, ahubwo Yesu abona ko turi bazima. Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Lekide bone stayenema. Humura nubwo bimeze nk'uwapfuye, nubwo babona ko ubuzima bwarangiye, nubwo bashizeho iherezo, ariko ubucuti bwawe na Yesu ni ubuzi. Ubucuti bwawe na Yesu bukora ibikomeye. Ngo Lazaro bageze baramushingura, iminsi ine bagira hanukira abantu. Hari igihe ugira ngo ugerageze ukanukira abantu bakakurambirwa latabinefo, ariko ufitanye ubucuti n'Imana bwongera ukaguha agaciro. Imana ishimwe mu izina, ijambo riraryoshye we. Leni etaya binema la yazo kitefo. Humura, Yesu aracyakora. Icyo Yesu ashakaho n'icyo agushakaho ni ukugira ngo twongere twisuzume, turebe ubucuti bwacu na Yesu ko bucyuzuye. Heneta yine mandoze kuta. Munyarwanda yaravuze, aravuga ngo amata agira gitereka. Rero n'ubucuti bw'Imana bugira gitereka cyabwo. Ubucuti bw'Imana bufite ikibimenyesha ko buhari. Lino meneta kuzenema. Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Wowe ihebye ndaguhumuriza. Nekude tayasire kugira ngo wongere ugirane ubucuti no mu ijuru. Muri ibyo yavuze ijambo ryiza rikomeye ngo nisunze umukiza ukomeye, nushize umukiza ukomeye, nisunze ubucuti bwo mu ijuru na ubucuti bwo mu isi. Dobenema nekude tayasire. Uwo muririmbyi dokine mando ni igitabo cyo gushimisha 109 ngo nisunze ubucuti bwo mu ijuru ni nekude tayasire. Haleluya. Ubucuti bwo mu isi bujya burangira, hari kubw'Imana n'ubwiteka ryose. Imana ishimwe cyane. Ijambo riraryoheye nongeye kugiramo imbaraga, kandi nawe uri kuryohere mu izina rya Yesu. Neta ya binise kudefo. Waba mu muryango yaragutereranye, ubuzima bwagucanze, hari na kugira ubucuti n'Imana. Imana itagutabaye nta wundi wagutabara, Imana itakurengera nta wundi wakurengera, Imana itakuroka muri icyo kigeragezo nta wundi wakuvana muri icyo kigeragezo. Abantu icyo wakora cyose Imana itabashoboje, nta byakunda ntibyashoboka, ariko deta